Yesu ashimwe cyane, ndabakunda inshuti za Mando, Madrine Mando, YouTube channel, abadukurikira kuri Facebook, hose turabishimira kandi turabakunda. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Nongeye nishimiye kuba hano rero nyuma y'igihe kirekire. Uyu munsi ntago nzanye ubuhamya kuko cyakaba yari igice cya gatandatu ubwo Imana yanyigishije kubabarira, ariko nifuje kuvuga kuri iki kintu Imana yampishuriye mu minsi ishize kugira ngo kubera ko kijyaniranye n'ibyo twatumaze iminsi tuvugaho. Ikintu nshaka kuvugaho rero ni imyambarire y'umumama. Tujya tugira ikintu tujya tuvuga tukabyigisha n'abakobwa bagiye gushaka, tukababwira ngo wambarire neza umugabo wawe, ibintu biteye nk'uko nguko ni byiza, ndabyemera, ndanabishyigikiye. Kugaragara neza, ukagaragara neza imbere y'umugabo wawe, kwambara imyenda myiza uko biteye kose, isuku ihagije, ibyo ndabyemera ijana ku rindi. Ariko ni gute wambarira neza umutware wawe abandi babitoroye bagasigara badacumuye? Niba ari abana bawe ugasigara ubabereye urugero rwiza. Hari ukuntu ushobora kwambarira umuntu neza nk'uko abyifuza cyangwa nawe nk'uko abyifuza, ariko muri mwenyine. Ariko ku bantu bafite abana, nubwo baba bari bato, abo bana ni wowe rugero rwabo, bakura bakureba. Hamwe n'abantu babana n'abandi mu rugo, abo bantu ubagenzute kugira ngo wambare neza umutware wawe. Hari utabyitaho akavuga ati cyangwa cy'ingenzi nuko nambarira neza, tugasanga wambaye udukabutura, amajipo adasobanutse, amakanzu ateye ukuntu. Ibyo bintu byose dukora abana barabibona. Ku bafite abana barabibona kandi bagakurana nabyo. Imana rero yampishuriye mu gihe gishize mu kiroto ko iyo tubigenje gutyo, abana bawe igihe cyose bakubona wambaye imyenda idasobanutse, ntago bo bazamenya ngo wambariye neza papa. Oya, bo bakufata nka role model wabo, ibyo ukora barabibona. So hari umwuka ujya ku bana bawe, cyane cyane ab'abahungu, bazagera igihe cyo gukundana cyangwa bamaze kumenya ubwenge cyane, ugasanga umwana ntago yifuza umukobwa bangana, ahubwo arifuza umumama mukuru. Ugasanga warakunda mama kuko agenda ashaka ikigore kinini cyane kingana nka mama, ndashaka umugore ufite ikibuno kinini cyane cyane. Kubera iki? Kubera ko yakubonye wambaye ubusa, yakubonye wambaye udukabutura, yakubonaga intege buri munsi, yabonaga umukondo hanze, yabonaga amabere hanze, mu izina ryo kwambarira neza umutware wawe. None nk'abantu bakiranutse bashaka kujya mu ijuru, ni gute wakwambarira neza umutware wawe kandi ugasigara udacumuje abakwitoroye? Icyo kibazo kirakomeye, kubera yuko kugira ngo mwambarire neza abandi be gucumura, nuko muba muri mwenyine gusa. Ariko niba mutari mwenyine, niba mufite abana, ndakwinginze kubera abana bawe, kubera n'abandi bantu bari muri urwo rugo, gerageza uburyo bushoboka bwo wakwambara neza ariko ugasigara wambaye. Atari ukuvuga ngo ugaragaje byinshi cyane bitagomba kugaragara, abana ibyo batagomba kubona n'abandi bantu ibyo batagomba kubona. Muri Zaburi 78 ku murongo wa 3, indirimbo ya Azafu, baravuga ngo ibyo twumvise tukamenya, ibyo basogokuruza batubwiye, ntituzabihisha abuzukuruza babo. Tubwire ab'igihe kizaza ishimwe ry'Uwiteka. Abana bacu tugomba kubabwira imirimo y'Imana, imirimo Imana yakoze, buhoro buhoro tubigisha. Ariko uko tubigisha n'inyuma ku mubiri bagomba kutureberaho. Nakura abona ko wambara ukikwiza, nawe azamenya ko ari ingenzi. Yashobora kubikora akuze, ariko mu gihe akiri mu nzu yawe akamenya ngo umuntu agira gute, yambara gute. Babyeyi rero nkunda, babyeyi bashaka gukiranuka, abantu dushaka kujya mu ijuru, Imana ibidufashemo, tugire ubwenge, tusigare twambarira neza abagabo bacu, ariko tudacumuje abatwitoroye, tutigishije abana bacu izindi ngeso, tutabashyizemo uwundi mwuka wo kuzifuza abamama bakuru aho bakifuje abangana nabo, kubera yuko ni twebwe bareba. So tugomba kubera abana urugero mu bintu ibyo ari byo byose. Imana yo mu ijuru rero ibidufashemo kandi ikomeze kuduha ubwenge. Ndabakunda. Shalom.